Vestina yatangaje amagambo yanditse kuri story ya Instagram ye, amagambo ubona ko arimo agahina ndetse yashyizemo n'ama emoji arira cyane. Mera nk'uzuminga ubanze wereka abantu ubone kubisoma, uri kugaragara neza hano aravuga ngo today the life I'm living is not the life I choose. Cyangwa se akavuga ngo uyu munsi ubuzima ndi kunyuramo ntago ari ubuzima nahisemo ku giti cyanjye. Agakomeza akavuga ati I'm living in a bad situation. Cyangwa se uyu munsi ndimo ndanyura muri situation, cyangwa se uburyo ubuzima ndi kunyuramo uyu munsi ntago ari ubuzima bwiza, kubera ko si ubuzima nigeze mpitamo ku giti cyanjye. Akomeza akavuga ati and I didn't deserve this, cyangwa se ntago nari nkwiriye kuba mu buzima bumeze gutya. Agakomeza akagira ati I know I made a bad decision in my life. Cyangwa se akavuga ngo ngewe ndabizi nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, uyu munsi nicuza kuba ndetse narayahisemo aya mahitamo nahisemo. Agakomeza akavuga ati I have learned a lot, cyangwa se nize byinshi, no man will ever. Ese Vestina yabarakoze ubukwe bwa filime? Ese Vestina yabarakoze ubukwe bw'ikinyoma? Ese Vestina yabarabanye na Idrissa atabishaka? Ari amahitamo y'abandi bantu.